Reka nongere ngusuhuze nongere nkwifurize ibihe byiza wowe ukomeje kwa natwe muri gahunda zitandukanye z'amakuru dukomeza kukugezaho umunota ku wundi isa ku yindi. Hanyuma rero ndasuhuza abanyarwanda mwese badukurikiye muri aka kanya bakomeje kubana natwe, suhuze ndetse n'abandi bantu mwese muri Afrika y'Uburasirazuba mu karere k'ibiyaga bigari birumvikana, ndetse n'abari hanze birumvikana mu migabane yose igize isi dutuye uko ari 5. Mwese ndabasuhuza nako mbifuriza ibihe byiza. Uyu munsi ni tariki ya 17 n'ukwezi kwa 9 umwaka ni 2020. Ndabifuriza rero gukomeza kugira impera nziza z'uyu mwaka 2020. Umwaka wajemo ibizazane, navuga ko umwaka utagenze neza cyane ku bantu bose muri rusange kubera icyorezo cya COVID-19 cyatumye cyahagaritse ingendo, gihagarika ubuzima muri rusange. Ariko uyu munsi none ndakwifuriza rero ko wazagira impera nziza z'umwaka wa 2020. Hanyuma rero imyaka 4 irashize ishimwe Clement ndetse na Knowless n'abastara mu Rwanda barazwi cyane mu myidagaduro, uretse n'imyidagaduro bamaze no kumenyekana no mu buzima busanzwe. Nta uracigera rero isura y'umwana wabo. Rero ni ibyamamare byagero bitangaza ko bitazerekana isura y'umwana wabo kuko ngo batazi niba uyu mwana koko azahitamo ubuzima bw'ubustari. Uyu mwana rero bise Ishimwe Butera, aba babyeyi rero be bakaba basanzwe rero ari ibyamamare, ntibajya rero bagaragaza amafoto ye kuva yavuka. Ishimwe Butera rero akaba yaravutse mu Gushyingo mu mwaka wa 2016. Bimvikana ko imyaka inishize uyu mwana atarekanwa, atarashyirwa ahagaragara kuryo abantu babona isura ye. Akaba rero ari ikintu abantu bakomeje kugenda bibaza muri rusange. Abafana ba Knowless ndetse n'itangazamakuru bakaba baragiye rero basaba uyu muhanzi rero kwerekana isura y'uyu mwana, ariko uyu muryango rero ukaba ibamba bavuga ko batazigera bagaragaza isura y'umwana wabo kuko batazi niba koko uyu mwana wabo uyu mukobwa azahitamo ubuzima bw'ubustari. Bakavuga bati mu gihe twatwerekanye isura ye tugiye kumuhemukira mu gihe yazakura atarifuzaga kujya muri iyo si y'ubustari cyangwa se y'ubwamamare muri rusange. Uyu mwana rero Ishimwe Butera, izina Ishimwe rero ngo imfura yabo yahawe riva kuri se Ishimwe Clement, na izina Butera yahawe riva kuri nyina Butera Jean d'Arc. Mu butumwa rero bombi bakomeje kugenda bashyira ku nkuta zabo za Instagram bagiye bagaragaza ko Ishimwe bafite ku Mana, banaboneraho rero gutanga amazina y'umwana wabo harimo izina Ishimwe. Ifoto rero icyo gihe yari herekeje ubutumwa banditse mu bwo bari bamaze kugaragaza amazina yiwe, hagaragaragaho intoki z'umwana wabo. Birinze gushyira rero hanze isura ye bati Ishimwe cyangwa se Butera, Nyagasani umuryango wacu uzahora gushimira ko bw'impano y'agaciro gakomeye cyane waduhaye. Ati Nyagasani ndagusaba ubwenge, umuhate n'ubushobozi bwo kumurera uko bikwiye. Icyo gihe banagaragaje kandi umurongo wo muri Bibiliya ujyanye n'ishimwe ryabo uboneka muri Zaburi y'127 kuva ku murongo wa 3 kugeza ku murongo wa 7. Bagize bati dore abana ni umwandu uturuka ku Uwiteka, imbuto zinda nizo ngorano atanga, nk'uko imyambi yo mu ntoki z'intwari iri niko abana bo mu busore bamera. Hahirwa ufite ikirimba kibuzuye, bameze batyo rero ngo ntibazakorwa n'isoni uko bazavuganira n'abanzi babo mu marembo. Akaba rero ariyo magambo icyo gihe bari bagiye batangaza. Gusa ni umwana wagarutse cyane kenshi mu bitangazamakuru bitandukanye no mu gihugu cy'u Rwanda, bitewe hanini n'icyo ababyeyi babo bari bifuje ko batazigera bagaragaza isura yabo. Ikimo kiravugwa rero muri aka kanya nuko uyu mwana se aracitswe rero ubwo yarari kuri piscine ari kumwe n'uyu mwana wabo Ishimwe Butera, ahita amugaragaza ahari nyirango ifoto irafatwa ishyirwa ahagaragara. Simpamya yuko wenda Clement ashobora kuba yatekereje kabiri niba koko iki cyifuzo bari bafite cyo kuvuga ngo ntabwo bashaka kugaragaza isura y'umwana wabo kuko batazi niba azakura yifuza kuba umustar cyangwa se kuba icyamamare. Simpamya rero ko uyu munsi wa none uyu mwana aribwo akuze akaba ababwiye ko nta kibazo kuba yaba umustar cyangwa se kuba icyamamare. Ni ibikomeza rero kugenda byibazwa, abantu banasesengura bavuga batise igihe ni iki koko ababyeyi bari barihaye cy'imyaka 4 kugira ngo umwana abashe kuba amenya gutoranya kuvuga ati nzaba umustar. Kuko ababyeyi be impamvu bagiye batanga kenshi cyane nuko bavugaga yuko batazi niba koko uyu mwana wenda azakunda ubuzima bw'ubustar cyangwa se bw'ubwamamare. Akaba ariyo mpamvu ababyeyi bakomeje kugenda bagaragaza cyane cyane mu bitangazamakuru bitandukanye.
ubuzima bwe rero bakunze kubugira ibanga cyane, ubuzima bw'uyu mwana, ariko ntabwo ari bishya cyane kuko mama All cyangwa se Butera Knowless n'ubundi ashakana na Ishimwe Clement ibyabo byakunzwe kugirwa ibanga mu myaka rero irenga 6 bamaranye ngo mu munyenga w'urukundo. Aba bombi rero ntibakunze kuvuga cyane mu itangazamakuru, gahunda zose zarahwihwiswaga kugeza igihe bakoze ubukwe bwatashywe n'abahawe invitation gusa cyangwa se n'abahawe ubutumire. Ingabire Butera Jean d'Arc wiyeguriye muzika nka Knowless akaba yarakunze gutangaza ko na mbere yuko akundana na Ishimwe Clement ngo bari basanzwe baziranye mu mashuri yisumbuye, ariko ko yamutinyaga mu buryo bukomeye, icyo kimwe n'abandi banyeshuri bigaga ku ishuri rya Apase Kabusunzu mu mujyi wa Kigali. Akaba rero ari byo bakomeje kugenda batangaza. Mu byakunze rero kwibazwaho na benshi ni ukuntu abo bombi rero ngo bahuye bagahuza kuko rero umwe yari umuproducer undi ari umunyamuziki. Byose rero byatangiye ngo Knowless yiga ku kigo kimwe na Clement kuri Apase, ariko Clement ngo yiga imbere no kuva mu mwaka wa mbere ya Knowless. Ngo ku ishuri Clement yahoraga rero ngo ari umuntu utuje kandi utinyitse, kuryo rero ngo bitoroheraga buri munyeshuri kuvugana nawe, nk'uko rero byatangajwe na Knowless mu kiganiro yagiye aha itangazamakuru mu bihe bitandukanye. Yavuze ko rero ngo byasabye ngo igihe kinini cyane kugira ngo rero abashe kumwisanzuraho, ngo urukundo rwabo rwashinze imizi na mbere yuko rero yinjira muri Kina Music agasinya amasezerano. Avuga kandi ko atibuka neza igihe bamaranye, ariko ko imyaka 6 ngo yageze bari mu munyenga w'urukundo. Icyo gihe akaba ariko Knowless yatangazaga, yagize ati twariganye kuva kera turirimbana, turabizi, urumva yari umuntu rero twubaha cyane, noneho ko Clement rero ngo yari hejuru yanjye, urumva nyine twari tuziranye, naramutinyaga kubi. Icyo gihe yavuze ko rero ngo kuba yarakundanye na Clement bitamuhesheje amahirwe yo gukorerwa indirimbo mu buryo bworoshye, kuko ngo akazi bagahaga umwanya wako, iby'urukundo nabyo bakabishakira umwanya rero ku ruhande. N'ibintu rero avuga ko rero ngo byari byoroshye cyane kubihuza, ko bombi ngo bari baziranye bihagije. Ati iby'urukundo byazaga nyuma y'akazi, ati ntabwo rero twakoraga akazi kubera amarangamutima yacu, ati twarahuje mu bintu byose, bituma rero nyine duhoza noneho intumbero zacu, turakorana tugahora dusenyera umugozi umwe. Ariko rero kuba rero twarakundanaga, ati byatumye rero haba ikintu cyo gushyira imbaraga mu kazi. Clement akaba rero yarakomeje no kugenda ashimira Clement, avuga ko yamuhaye umurongo ngenderwaho. Ngo mbere rero yakoraga umuziki nta muntu uza kumubwira niba hari aho yakosheje cyangwa se akwiye kongeramo ingufu, ariko ngo kubana na Clement byatumye rero hari ikintu rero ngo kiyongeraho mu bijyanye n'akazi n'uburyo rero yakoragamo umuziki we muri rusange. Ati kuba rero abana na Clement bakanahurira muri studio ngo ntibyatuma rero buri wese ahararukwa undi, kuko rero ngo ari inshuti nziza batahujwe n'urukundo gusa, ahubwo ko ari ipfundo bapfunditse bombi. Akaba ari amagambo ya Butera Jean d'Arc ndetse na Clement Ishimwe. Inkuru urukundo rwabo rero twavuga ko runashingiye no ku magambo atandukanye bakunze kugenda bandikirana. Nko mu bihe bishize Clement yigeze kwandika ari ku itariki ya 7 Kanama 2019 binyujije ku rukuta rwe rwa Instagram. Ishimwe Clement yashyizeho ifoto ye na Knowless bigaragara ko bishimye, maze rero baherekesha amagambo meza y'urukundo. Yagize ati ifoto iravuga byose, imyaka 3 y'urukundo, ati nibitwenge, ndagukunda Butera Knowless, isabukuru nziza y'imyaka 3 y'ubukwe bwacu. Icyo gihe rero akaba ari amagambo yagarutseho. Ku rundi ruhande Knowless rero yifashishije indirimbo ye nshya inshuro 1000 yashyize agace gato ku rukuta rwe rwa Instagram umugabo we arimo ayicuranga, maze aya mashusho aherekezwa n'amagambo agira ati kubyuka ku munsi w'isabukuru y'imyaka 3 y'ubukwe bwacu, mbega umunsi Ishimwe Clement, ugire umunsi mwiza w'isabukuru y'imyaka 3 y'ubukwe bwacu, amashimwe na y'Imana. Tariki ya 7 rero Kanama 2016 nibwo rero ubukwe bw'ibi byamamare mu Rwanda bwabereye i Nyamata mu karere ka Bugesera kuri Golden Tulip. Bakaba rero bari bamaze kubyarana rero umwana umwe w'umukobwa ukugeza magingwa yangaya. Akaba rero mu by'ukuri n'abantu ni ibyamamare mu Rwanda bidakunda kugaragara cyane bivuga byinshi cyane kuva babana, ndetse kandi bakaba baranahisemo gushyira ubuzima bw'umwana wabo mu ibanga, nubwo bwose bisa nkaho bigaragara ko iyi foto ishobora kuba yacitse. Iki cyamamare Clement akaba ari umuhanga mu bijyanye no gucuranga, ndetse akaba ari umuproducer ukomeye cyane mu gihugu cy'u Rwanda, afite n'inzu itunganya imiziki ya Kina Music. Akaba rero uyu mwana wabo Ishimwe or Butera, isura ye ikaba igeze ahagaragara ku nshuro ya mbere mu buryo bugaragara.
Ni ifoto rero mu buryo bugaragara ko bari bari kuri pisine, bigaragara ko bari bari kuri pisine ndetse kandi uyu mwana arimo aragerageza gusoma se kwitama, aza rero kwifata selfie. Akaba rero iyi foto mu by'ukuri yaje kumucika ayishyira ahagaragara. Reka mashimire mbifurize